Yesu ashimwe mwene data, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro kandi rishigwe hejuru. Imana iradukunda kandi duhoza w'amaso uko bwije nuko bukeye. Hari intambara irwana ku buzima bwacu, nawe niyo yakurwaniriye. Iyo Mana yacu ihabwa icyubahiro. Nashaka kubwira uburyo twiriye guhitamo, twe twihitiyemo cyangwa tukareka Imana akaba ari iduhitiramo. Imana yiduhitiyemo, iduhitiramo neza, iduhitiramo ibyiza, iduhitiramo ibidufitiye umumaro, ariko twe duhisemo turatsindwa kandi tukaneshwa. Niyo mpamvu nshaka kubwira ngo ureke Imana iguhitiremo, kuko niguhitiramo ibyiza guhitiramo azaba ari umushinga mwiza, uzazana ibyiza ku buzima bwawe, ku bana bawe no ku muryango wawe, kuko Imana ari iduhitiramo ibyatugirira umumaro. Ni ijambo ry'Imana dusanga mu Gutegeka kwa 2 ibice 30 umurongo wa 19 ariho dusoma. Wumve amahitamo yawe unuko ukwiriye guhitamo. Gutegeka kwa 2 ibice 30 umurongo wa 19 avuga ngo uyu munsi ntanze ijuru n'isi ho abahamya bazabashinja. Nuhitamo nabi ugashaka kuburana, ibyo wahisemo nibyo bizagushinja, kuko ijuru rizaba rihari, rizaba riri kumva, rizaba ryabibonye ibyo ngibyo wahisemo. Senga usaba Imana amahitamo meza, kuko abantu benshi bahitamo bikarangira batagiye kwicuza, akavuga ngo Mana ngiyo menya, iyo menyiza byarangiye. Ariko iyo waretse Imana ikaguhitiramo, ntiwicuza, ntuburana, ahubwo ushima Imana ukavuga ngo Mana ndagushimiye ko wamitiyemo ibyangirira umumaro. Imana ishobora kuguhitiramo ahantu uzatura ugasanga ni heza, hagahuza no kwifuza kwawe. Niyo mpamvu mwinginze rero ureke Imana iguhitiremo, wewe kwihitiramo, kuko wihitiyemo wahitamo nabi. Reka Imana iguhitiremo. Imana yaguhitiyemo iguhitiramo ibintu bizana umugisha ku buzima bwawe, ukagira amahoro, kumva uguwe neza, kumva uratuje mu mutima, kuko Imana iba yaguhitiyemo. Ibyo iguhitiyemo bizana ubukire, icyubahiro n'ubugingo no gukiranuka nabyo. Ariko iyo utaretse ngo iguhitiremo, wowe ukihitiramo, uhitamo nabi. Iyo Imana aguhitiyemo ikabona ko ibyo ugiye gukora bitari buze kubamo ubwenge, Imana ibanza kuguha ubwenge. Imana itinda kuduha amafaranga, igatinda kuduha ubutunzi, igatinda kuduha ibintu byinshi cyane kugira ngo tutaza kubura ubwenge. Ikamanza yadutinza kugira ngo imanze idukore ku ntiba y'ubwenge, ikagutinza kugira ngo manze usobanukirwe ibyo ugiye gukora, umushinga ugiyemo. Ikagutinza kugira ngo niba ari urugo ikanga kurwubaka vuba, kugira ngo imaze kwigira umushinga, umenye ko numara kurugeramo habamo ibigeragezo mu rugo, hari ibintu bibura ntibite biboneka ako kanya. Mama uri kwifuza byabafasha kubaka urugo, bigatuma Imana itinda kugusubiza, ikaguhitiramo amahitamo yawe. Mbese weho nayahe? Niki mwahisemo? Niki wasabye? Niki uri kwifuza? Niki uri gusaba Imana? Reka Imana iguhitiremo. Hana Imana yamuhitiyemo ifungwa indi byara, ntiyabona urubyaro, ariko mukeba we Penina bari basangiye umugabo ariwe Herukana. Icyo gihe cyabo Hana yahoranaga amarira n'agahinda. Yari afite icyo kurya, bari bafite ubutunzi, bari bafite ubworozi, bari bafite imirima, nta kintu babuze. Ariko Hana amahitamo ye yumvaga ashaka kubyara ako kanya. Baba Mana mu rubyaro, nanjye nkurwe igisuzuguriro, ne kubona abandi abana baba bari gutamba mu mbuga, njewe ntabo. Agira agahinda, yaba ari kurya akabwira umugabo ati njewe ndikumva nta peti mfite, ndikumva ibyo kurya ntacyo bimariye. Umugabo akamubwira ati nkurutira abana 1000, nkurutira byose, sekonda umutware wawe wakihangana, Imana kizatugirira neza, kicyo uri kuyisaba izakigo. Ariko we ntabyumve, kuko amahitamo ye yumvaga ko kanya Imana yahitimo urubyaro. Ntatekereze yuko hari impamvu Imana itinze urubyaro, hari imbogamizi iri gukuraho. Ntatekereze yuko impamvu Imana atindije urubyaro, hari ibintu Imana iri gutegura imbere gatoya bizamunezeza. Burya impamvu Imana atinze kuguhereza, hari ibintu iri kumanza yategura. Niba ibona ko wari kuzahita iguhereza ubutunzi bugahomba, ejo bukagenda ugasanga ni wewe urimo amafaranga ya banke, ni weho bari kwita indyarya,
niweho bari gufata mu mashingu. Hari impamvu Imana yatindije umugisha wawe we kongera kuburana, yewe wa musore we. Hari impamvu Imana yatindije kukubakira, yewe wa mukobwa. Hari impamvu Imana yatinze kukubakira. Hari ibyiri kumanza yatunganya kugira ngo urugo rwanyu ejo mutazamara kurwubaka wagera haruguru rugasenyuka, mugakora divorce, mugahura n'ingorane, mugahura n'ibibazo, ukumva batangiye kubatuka no kubavuga. Weho tuza ureka Imana izikore, amahitamo n'ay'Imana. Senga Imana iguhitiremo neza. Wowe wubatse, senga Imana iguhitiremo neza ibizatuma mu rugo rwawe habonekamo amahoro, mu rugo rwawe hazamo ubutunzi, hazamo ibyiza bivuye ku Mana. Nukuri reka Imana iguhitiremo. wowe ntiwihitiremo, kuko niwihitiramo hazaza umuvumo aho kuza umugisha, hazaza urupfu aho kuza ubugingo. Reka Imana iguhitiremo, kuko icyo gihe Hana yakomeje arasenga akajya mu rusengero n'amarira menshi. Umutambyi yamubona akagira ngo yasinze, umutambyi yamubona akagira ngo yasaze, bigatuma umutambyi ahora amubwira ati ngo yewe Hana we uzageza hehe guhora uza mu rusengero wasinze? Kumbi ntabwo yabaga yasinze, n'agahinda ko mu mutima. Iyo hari icyo ubuze urarira, iyo hari icyo ubuze ugira agahinda, ariko tukirengagiza yuko Imana yavuze ko akanwa kacu kararema. Noneho icyo ubuze kireme, Imana zibishigikire, kuko natwe Imana duhinduye nk'Imana muri zo. Niyo mpamvu rero natwe akanwa kacu kararema. Iyo dusenze twavuga ngo Imana twatuye amafaranga araze, iyo twatuye twavuga ngo Imana hazi ibyiza biraza, iyo twatuye twavuga ngo Imana dukureho indwara zirakira tukayitegeka. Ni ukuri twe noneho nyemerera umunsi wa none ureke Imana iguhitiremo, bisiweho amahitamo yawe n'ayahe. Se uhisemo iki? Ni iki cyakugirira umumaro? Ni iki cyagufasha? Niyo mpamvu rero ngwinginze kugira ngo ugire amahitamo meza. Icyo gihe Hana igihe cyarageze, kuko Imana yari izi ko mu nda izashiramo umuhungu witwa Samweli, akazakorera Imana, akazaba umuhanuzi, akazaba umutambyi muri Isiraheli. Mu rusengero rw'Ishilo akabonekamo umuhanuzi w'Imana. Nicyo zatumye Imana itinza umugisha we, nicyo yatumye Imana itinza kubyara kwa Hana, bituma Imana imuzibirinda kugira ngo imanze yashira ubwenge ku gihe umwana uzavuka azaba afite ubwenge, azaba afite impano idasanzwe, azaba ari umuntu wubaha Imana. Harimo abantu bakorera Imana nta kuyubaha, nta kuyivuga neza, nta gukiranuka kuri muri bo, ariko kumva ngo n'abakozi b'Imana, ugasanga bakora amakosa, ugasanga bakora amafuti, ugasanga bafite amanyanga. Ariko Imana imanza yatunganya ubwenge bwacu, ntishingira ku byo ukora, ntishingira uko wavutse, oya, ahubwo icyo Imana irebaho yita kuri uwo mutima, ikamanza yawutunganya neza, kuzayishima, kuzayihimbaza, kuzayikorera. Imvura yaguye cyangwa izuba ryavuye, mwene data, niyo mpamvu nkwinginze ureke Imana iguhitiremo. Hari impamvu Imana yatinze kugusubiza, yaribwira ngo imanza yaguhitiramo ibyiza byakugirira umumaro. Bityo rero Hana yaje kugira umugisha, nawe arabyara, abyara umwana agira umugisha. Niyo mpamvu ngwinginze rero ngo n'amahitamo yawe abe meza. Iki gitabo dusomye cyo Guteka kwa 2 ibice 30 umurongo wa 19 avuga ngo uyu munsi ntanze ijuru n'isi ho abahamya bazabashinja yuko gushize imbere ubugingo n'urupfu n'umugisha n'umuvumo, nuko ihitiremo ubugingo ubone kubaho wowe n'urubyaro rwawe. Imana itanze ijuru ho umuhamya yuko igushize imbere amahitamo, ihitiremo ibyakugirira umumaro. Ariko ngewe icyo nzi cyo Imana iduhitiyemo n'ubugingo kugira ngo tuzabeho n'urubyaro rwacu. Niba ufite ubugingo amahoro azaza, niba ufite impano y'ubugingo ubukire buzaza, icyubahiro kizaza. Niba ufite ubugingo abantu bazagukunda, abantu bazakwemera. Imana izakwemeza mu bantu, izakora ikintu gikomeye gituma abantu bakwemera, izasoza isezerano, abantu bakwemere, izatanga amahoro mu rugo, abantu bakwemere, izakurinda impanuka, izakurinda amajyana amaza. Niba wemeye ko amahitamo yawe Imana yashigikira, ese amahitamo yawe naya? Uhisemo urupfu, ngahitiremo. Uhisemo ubugingo, ngahitiremo. Uhisemo umuvumo, ngahitiremo. Uhisemo umugisha, ihitiremo. Niba uhisemo ubugingo uzabaho, uzarama, n'urubyaro rwawe n'umuryango uvukamo n'uwashakiyemo. Imana izakugira neza. Amahitamo yawe atuma utunga utunganirwe. Ese uhisemo iki uyu munsi wa none? Amahitamo yawe naya? Reka dusenge twenge Imana kugira ngo ikomeze amahitamo yacu, iduhitiremo ibyatugirira umumaro. Mana, turagushimye ko uduhitiyemo ubugingo uzana amahoro, uzana ibyiza, uduhitiyemo umugisha, ukuraho umuvumo, ukuraho urupfu, ukuraho ikibi, ahubwo hakaza ibyiza. Urakoze uri mu ijuru, uhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu.